Ndabasuje mwese abakunzi b'ibiganiro byanjye, abakunda ibiganiro bivuga ku buzima. Ni muganga Theophila ugarutse. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, za ndwara zazengereje abantu, za ndwara abantu benshi bahangayitse kubera zo. Uyu munsi rero turavuga izigera kuri enye, turavuga mburugu, tuvuge umutezi, tuvuge HIV, tuvuge na UTI arizo infection zo mu nkari. Mu busanzwe izi ndwara abantu benshi barazirwara zikanabagora cyane, ariko kandi kuzirinda biranoroshye, ntago ari ibintu bigoye ku buryo abantu bakabaye bakirwara zino ndwara. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu buryo bwo kwirinda ni ugukoresha agakingirizo kandi ukagakoresha neza. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ni ukwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'abapatinazi batandukanye. Shaka umwe wizeye ubuzima ari we mugumana, ureke gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye. Icya gatatu ni ukwipimisha byibuze rimwe mu mezi 3 cyangwa se 6. Niba utabikora rwose menya ko wowe uri kwangiza ubuzima bwawe. Icya kane ni ukugira isuku ihagije uhereye ku ntoki kugera ku myenda y'imbere. Hari abantu barwara nka infection yo mu nkari, akenshi byaturutse ku myanda yavuye ku ntoki, byaturutse ku buryo banika imyenda y'imbere nabi, za bagiteri zikajyaho, bakwambara ya myenda bigahera aho ngaho barwara infection yo mu nkari. Nimba rero we udukurikiye ubana natwe buri munsi, byakabaye byiza rwose ko izi ndwara utakongeye kuzirwara nyuma yo kumva iki kiganiro kikubwira uburyo bwiza wakwirinda kwandura zino ndwara. Izi ni indwara zibabaza, ni indwara zangiza ubuzima bw'abantu, yaba ku gitsina gore yaba ku gitsina gabo. Izi ndwara rwose zibasiye abantu. Gerageza rero urwane nazo rwose, ukora ibi bintu nkubwiye bigera kuri 4 nubyubahiriza, ndakubwiza ukuri ko uzaca ukubiri nazo. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mwumve inama zacu zivuga ku buzima, ndabizeza ko bizabagirira akamaro mu buzima bwanyu, yaba ubwa none n'uburi imbere, kandi tubifuriza kugubwa neza.